Igikomangomakazi Jessica, umukobwa w'inzozi za buri musore wese muri iki gihugu. Uyu mukobwa uretse kuba ari n'igikomangomakazi, ni umukobwa mwiza cyane rwose. Buri musore rero wo muri iki gihugu wese yifuza rwose kuba yavugana nawe. Uyu mukobwa rero aba afite fiance, uyu mufiance ndetse baba baramuhaye akiri umwana muto cyane. Uyu musore rero Yannick ari nawe fiance wa Jessica, muri ino minsi nyine ntabwo aba ahari, aba yaragiye kwiga hanze. Gusa nyine Yannick aba afite umuvandimwe we witwa Alpha. Aba basore bombi baba bavindimwe kuri papa wabo, dore ko nyine papa wabo aba afite abagore babiri, kandi rwose aba bagore baba babana mu nzu imwe. Bivuze ko n'aba basore nyine baba barakuriye hamwe, kuko bose baba mu nzu imwe nyine. Gusa nyine Yannick yaragiye maze Alpha arasigara. Mu bigaragara ariko Jessica we rwose yikundiraga Alpha kurusha uko yiyumvagamo Yannick. Nubwo nyine isezerano ryavugaga yuko Yannick ari ugomba kuzakora ubukwe na Jessica. Jessica rero araza maze akaza kureba nyine Alpha, araza bakicara muri jaride bakaganira, maze agasaba Alpha ko yamuherekeza, bakagenda baganira buhoro buhoro mu nzira. Bagenda rero baganira bafatanya rwose agatoki ku kandi. Alpha rero abwira Jessica ati ariko rero igikomangomakazi rwose twaganiriye bihagije, ndabona nakurekura maze ugataha, ubu papa wawe yatangiye guhangayika. Jessica ati ntumbwire ko wandambiwe uri gushaka nyine kunyikiza. Naho Alpha ati nkurambirwa kuri wowe rwose, niyo twamarana umunsi wose ntabwo naba nakurambiwe. Jessica rero ahita amwenyura maze agahita amubwira ati ngaho rero utandambiwe, mperekeza ungeze hariya hirya aho umuhanda urangirira, ubundi nyine ndahita ngenda nawe ugaruke. Alpha rero abwira Jessica ati ngaho noneho reka dusiganwe, reka tugende twiruka. Naho rero Jessica ati ntabwo byashoboka, reba nawe ikanzu nambaye, noneho rwose urebe n'inkweto nambaye ko zimeze. Aba yambaye nyine ikanzu ndende cyane, ari kugenda rwose yikandagiramo, noneho yambaye n'inkweto nyine ndende. Alpha rero ahita amubwira ati nungutse agatekerezo. Ahita rero amuterura ati ngaho noneho reka twiruke, akamwirukankana amufashe amuteruye nyine. Jessica ahita amubwira ati mbega ibintu byiza, ati ni byiza cyane, ahubwo nyine tujye duhora dukora aya masiganwa, wiruka unteruye. Bose rero barabiseka. Aramujyana rero maze bakagera hahandi yamubwiye ngo amugeze, bagasezeranaho akagaruka. Akinjira mu rugo ahita asanga mama wa Yannick yamwiteguye rwose, ahita azana indobo yuzuye amazi maze akahita ayamumenaho. Ati nta soni, ubwo rwose utagikeneye kugira umuntu n'umwe wubaha muri iyi nzu, nawe nta cyubahiro tukugomba. Alpha ati kubera iki rwose umenyeho amazi? Naho rero mama wa Yannick ati nta soni, ubwo n'akanya wibagiwe ko kiriya gikomangomakazi ari fiance w'umuhungu wanjye, niwe bagomba kuzabana. Umuhungu wanjye niwe ugomba kuzaba umwami, niwe uzasimbura papa wa Jessica. None dore rwose utangiye kubyivangamo. Alpha rero ahita abwira mama wa Yannick ati ariko se rwose uriya kiriya gikomangomakazi mwakiretse maze kikihitiramo uwo gishaka, ni umuntu rwose kandi nawe ni umuntu mukuru azi ubwenge, nimumureke rero, urukundo ntabwo rwingingwa, maze akunda uwo ashaka. Mama wa Yannick rero ahita asimbuka ati noneho urabyivugiye mu kanwa kawe ko ukunda igikomangomakazi? Ndakubwiza ukuri rwose ntabwo byashoboka, umuhungu wanjye ntabwo mushobora kugereranwa. Ubwo rero umurekere umugore, ndetse rwose niwongera kuvugana n'igikomangomakazi, ubutaha ntabwo nzagusukaho amazi, ahubwo nzagukarabisha aside, maze uhita uhinduka n'impumyi rwose, ntuzongere kureba ukundi. Jessica rero aba afite abarinzi babiri, uw'umusore ndetse n'undi w'umukobwa. Bose rero aho agiye hose baba bari kumwe. Gusa nyine uyu murinzi w'umukobwa aba ari inshuti ye cyane cyane rwose, aba ari n'umujyanama we niko navuga. Bagera mu rugo rero maze uyu murinzi we w'umukobwa agahita amusanga mu cyumba.
aramubwira ati ni ubwa mbere rwose nkubonye wishimye gutya, gusa nyine buri gihe iyo wahuye na Alpha uba ufite nyine akanyamuneza, ariko noneho rwose ndabona byakabije. Naho Jessica ati rero buriya rwose Alpha niwe byishimo byanjye, Alpha aranshimisha ntitaye nyine kuko niyumva, ntitaye kandi no ku bizakurikira, ariko uriya musore rwose iyo turi kumwe mba numva nezerewe cyane. Uyu murinzi we ahita amubwira ati ariko ni ukuri ibintu urimo rwose ntabwo ari byiza, kubera yuko byanze bikunze ari wowe ndetse na Alpha muzabibabariramo, kubera ko nyine wowe uzaba umugore w'umuvandimwe we, papa wawe rwose ntashobora kumva ibyawe ndetse na Alpha ntabwo rwose yabyemera. Ibyiza rero ni uko rwose mwabihagarika hakiri kare utararinda kwibabaza umutima. Jessica atereka buriya rwose ntabwo Yannick mwiyumvamo, utekereza nawe ntabwo ajya amvugisha, ntabwo tujya tuganira, uzi se ko nta kintu na kimwe kimwerekeyeho nzi, ntabwo rwose nifuza kuzabaho ubuzima bwanjye bwose mbana n'umugabo umeze nka Yannick, ntabwo rwose aribyo nifuza. Naho rero uyu murinzi ahita amubwira ati yego ndabyumva cyane biranumvikana, ariko nyine nta mahitamo rwose ufite. Uyu murinzi rero ahita amubwira ati ubuse kuko nava kwiga bizagenda bite? Naho Jessica ati nyine reka mbe nishimye kano kanya ataraza, ubwo nyine naza nibwo nzamenya ikizakurikira. Ku rundi ruhande rero mama wa Alpha abona Alpha nyine yinjiye yatose, maze agahita amubaza ati ubaye iki? Alpha akamubwira ko nyine ari mama wa Yannick umususeho amazi. Mama wa Alpha rero ahita agira umujinya mwinshi, maze agahita agenda akajya gushaka mama wa Yannick, amusanga mu gikoni, maze agahita amubwira ati umva rero ndakwiyamye n'ikindi gihe ndabona rwose ukabije kumenyera, narakwihoreye ahari ugira ngo ndi insina ngufi abantu bose bagomba gucaho amakoma. Umwana wanjye ntabwo ari igikinisho cyawe, urifata ukansukira amazi ku mwana. Naho rero mama wa Yannick nawe ahita asara ati wowe se ahubwo uzi ibyabaye kugira ngo ibyo byose bibe? Umuhungu wawe arifata agashaka gutwara igikomangomakazi, ntabwo se mwese muzi ko uriya agomba kuzaba nyine umugore w'umuhungu wanjye? Umuhungu wanjye niwe uzaba umwami, niwe uzasimbura papa wa Jessica. Ikindi kandi umuhungu wanjye niwe muragwa w'ibintu byose biri hano, ibintu byose biri aha nibye, nta wundi muntu babisangiye. Mama rero wa Alpha ahita arakara, maze akaba atangiye kumukubitagura inshyi ati narakwihoreye utwara ibintu byanjye byose, mbireba ndakwihorera, none rwose utangiye no kurengera. Naho rero mama wa Yannick nawe nyine atangira gukubitagura mama wa Alpha, ari nako amubwira kandi amagambo amukomeretsa ati mwebwe rwose muri abahombyi, tekereza ko nyine umuhungu wanjye yagiye kwiga, naho umuhungu wawe yirirwa hano akanuye amaso gusa, ubundi se urumva koko igikomangomakazi cyahitamo nde? Ntabwo cyakwemera rwose uriya muhungu wawe. Papa w'aba basore bombi rero arataha, dore ko rwose aba akunda no kujya ku ruhande rwa Yannick ndetse na mama we. Araza rero bakamubwira nyine ibyabaye, ahita yinjira mu cyumba n'umujinya mwinshi atonganya mama wa Alpha ati ariko na n'ubu rwose uracyashaka kurwana, ariko ubundi imirwano yawe izarangira ryari muri iyi nzu? Kubera icyo udashobora kwiyubaha? Nibura se niba utiyubashye nta nubwo nanjye wanyubaha. Naho rero mama wa Alpha ahita nawe arakara ati nkubaha? Ni wowe uri kuvuga icyubahiro muri iyi nzu? Iyo haza kuba hari icyubahiro ntabwo uba warazanye undi mugore wa kabiri muri iyi nzu kandi ahansanze, ari nanjye mugore w'isezerano. Ubwo rero rwose nta kintu nshaka kuvugana nawe, kubera iki utajya wumva ibibazo tugira? Kuki udashobora kutwumva buri gihe nyine wumva uruhande rumwe? Ni gute nari kwihanganira kuriya mugore amena amazi ku mwana wanjye? Ntabwo rwose byashoboka, ahubwo noneho ubutaha nzamukubita ku buryo nzamusigaho ibimenyetso. Naho rero papa w'aba basore atari ko se rwose waretse gukomeza kuzana ahahise, ibyabaye nyine byarabaye kandi ntacyo twabihinduraho. Mama wa Alpha rero yumva adakeneye gukomeza kuvugana rwose n'umugabo we, maze agahita yisohokera mu cyumba.
Uyu munsi rero mama wa Alpha araryama maze akabura ibitotsi, arabyuka akicara muri salo agatangira kunywa agacyayi, ariko rwose amarira nayo ari menshi. Alpha rero abyuka agiye gufata amazi mu gikoni maze agahita asanga mama we rwose yicaye muri salo ari kurira. Ahita rero aza akamwicara imbere maze agatangira kumuhanagura ati rwose mama uri mwiza ku buryo udakwiriye kurira, sinkunda rwose kubona amarira atemba ku maso yawe, ndifuza rwose ko wakwihangana, ariko se ubundi mama twaretse rwose tugatuza maze tukareba ko twabona amahoro muri iyi nzu, ntabwo nifuza ko rwose mwazajya muhora mutongana. Naho rero mama we ahita amubwira ati mwana wanjye uracyari muto ntabwo wabimenya, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo tugomba kuruhuka kubera ko abanzi nta konje bagira, bahora bashaka nyine ibibi byo kudukorera. Nanjye rero ngomba guhora ndi maso nkakurwanirira mwana wanjye, kuko n'ubundi ikigaragara cyo nta mahoro tuzigera tugira muri iyi nzu igihe cyose rwose tukibanamo n'uriya mugore n'umuhungu we. Yantwaye ibintu byose byari ibyawe bari kugenda babitwara ndeba, singomba rero gukomeza kurebera gusa. Wagombaga kuba ariwe ujya kwiga hanze kuko rwose ari nawe nyine wemewe n'amategeko, kubera yuko ni njyewe mugore mukuru muri iyi nzu, ni nanjye kandi mugore w'isezerano. Ni wowe wagombaga kujya kwiga hanze, ariko siko byagenze. Yannick niwe bajyanye kwiga, ibyo narabyihanganiye. Babonye bidahagije bafata igikomangomakazi maze bashaka kukimushyingira, ibyo nabyo rwose narabyihanganiye. None ndabona rwose n'ibindi byose bashaka kubikwambura, ubwo se koko nkomeze nicare maze ndebere? Alpha rero ahita abwira mama we atereka rwose mama, nanjye ndabizi neza rwose ko kujya kwiga hanze byo byagombaga rwose kuba ibyanjye, ariko nyine papa yahisemo kubiha Yannick maze njyewe nguma hano. Ibyerekeranye rero byo no kuba rwose igikomangomakazi ari fiancé wa Yannick, byo nta kintu umuntu yabihinduraho kubera yuko urukundo rujyaho rushaka. Mama we ahita amubwira ati ndabizi neza yuko Jessica aragukunda kandi nawe uramukunda, rero ndifuza gushyiramo imbaraga maze rwose ukamwiyegurira akaba uwawe wese maze ukamutwara nyine Yannick. Alpha ahita abwira mama we ati mama rwose urabizi ibyo bintu sinabishobora, nibyo rwose Jessica ndamukunda nawe kandi arankunda, ndetse rwose ibintu byose tubyumva kimwe, ariko nanone ntabwo rwose namushyiraho imbaraga kugira ngo dushakane. Nyuma y'iminsi mike rero Yannick ahamagara mama we maze abwira ko nyine yashoje amashuri agiye kugaruka. Mama we rero arishima cyane maze akamubwira ati rwose ndifuza ko uza vuba hashoboka. Bamara rero kuvugana maze mama wa Yannick agasigara ari kwivugisha ati gira uze mwana wanjye maze ndebe ahantu rwose Alpha na nyina bajya. Umutima wa papa wawe wo rwose warangije kuwiharira, wagira ngo nta nubwo agitekereza ko Alpha nawe ari umuhungu we. Ngwino rero noneho ubundi uze unatware na Jessica maze nzareba ahantu Alpha areba, ibyo byose ugomba kubitwara, ndetse rwose n'iyi nzu tubamo igomba kuba iyawe, byose ndifuza ko bizaba ibyawe maze uriya umuhungu na nyina bagasigara nta kintu na kimwe bafite. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Alpha aba yicaye muri salo, ajya kubona akabona Alpha arinjiye rero ari kugenda rwose yisetsa wenyine. Mama we ahita amubwira ati umuhungu wanjye rwose ubu ngubu nshobora gutekereza aho uvuye, ati mpavuge se? Naho rero Alpha ahita atangira guseka ati mama, ati wirute, ati ndashonje cyane ndifuza rwose kugira ikintu kira mu nda. Naho mama we ati kuki dutangira kuvuga ibintu biri serious nawe ugatangira kuvuga ko ushonje? Ndashaka nyine yuko umbwira ahantu uvuye se kureba Jessica. Naho rero Alpha atari ko rwose mama wagira ngo urerekwa neza. Mama we ahita amubwira ati ndifuza nyine ko rwose uha umwanya munini cyane Jessica maze rwose ukaba concentré kuri we. Naho rero Alpha ahita amubwira
ati mama rwose nta bintu byo gushyiramo imbaraga bihari kubera yuko njye na Jessica turakundana, sinumva rero rwose ukuntu ari ngombwa ko nshyiramo imbaraga, erega burya ibintu by'urukundo birikora, nta mpamvu rwose zo gushyiramo imbaraga. Naho mama we ati ndakwinginze rwose sinshaka yuko Jessica bazamugutwara. Umunsi wakurikiye rero iyi famiye yose iba yicaye muri salo, ubwo ni mama wa Yannick ndetse na papa wabo Alpha ndetse na mama we, bose rero baba bicaye maze mama wa Yannick akababwira ati rero rwose hari inkuru nziza nyine nari nje kubabwira, umuhungu wanjye ari hafi kugaruka, amashuri arayashoje, nifuzaga rero ko twamutegurira ikirori cyo kumwakira nk'umuzungura mukuru nyine muri uyu muryango. Ibi byose n'ubundi ni ibye rwose, ndifuza rero ko twamutegura ikirori nyine gihambaye kugira ngo tumwakire. Naho rero mama wa Alpha ahita amuca mu ijambo atumva rero nkubwire, ntabwo rwose umuhungu wawe ari we muzungura w'ibi byose, iyi ni famiye, hano ntabwo ari ibwami. Kuba rero umuhungu wawe ari we mukuru ntabwo rwose bivuze ko ari we ugomba kuzazungura imitungo ya papa we yose, umuhungu wanjye nawe arahari kandi nyine byose ni ibya bose. Papa rero wa Alpha ahita ababwira ati ariko si bwo muri mu biki koko, mugiye kongera kandi mutangire kurwana. Baragerageza rero maze bakihangana bagaceceka. Mama wa Yannick akongera nyine akavuga akabwira noneho umugabo we ati ndifuza ko rero rwose twategura icyo kirori, urabyumva ute? Naho rero papa w'aba basore ahita avuga ati nta kibazo rwose tuzagitegura maze tumwakire, ikindi kandi umwami nawe rwose yishimiye yuko uyu musore wacu azagaruka, yambwiye yuko nagaruka tuzamubwira maze imyiteguro y'ubukwe bwe ndetse na Jessica igahita itangira. Ubwo Alpha rero uba wiyicariye nyine yicecekeye ahita ababwira ati ndumva rwose nanjye gutegura ikirori cyo kumwakira ari igitekerezo cyiza. Mama wa Yannick ahita amusimbukira ati ceceka, funga umunwa wawe, ninde wowe ukuvugishije? Njyewe ndi kwibwirira umugabo wanjye, turi kwivugira ku muhungu wacu, wowe urinde rero wo gutanga igitekerezo cyawe? Ko rwose cyaba cyiza cyangwa kitaba cyiza nta burenganzira ufite na buke bwo gutanga igitekerezo, ntituzongere kuvuga ngo nawe uvuge. Mama wa Alpha rero nawe ahita azamukira hejuru aturamenye utazongera gucecekesha umuhungu wanjye ukundi. Ubwo nyine imirwano bitangiye, bahita batangira bakarwana mama wa Yannick ndetse na mama wa Alpha. Alpha na papa we bakajya hagati bakagerageza kubakiza, ariko rwose intambara ibikaze. Barongera rero bakicara maze mama wa Yannick agahita abwira mama wa Alpha ati n'ubundi mwebwe mumeze nk'abakozi hano kandi nyine njye n'umugabo wanjye turishoboye, icyaba cyiza rero ni uko ahubwo mwazagenda wowe n'umuhungu wawe, n'ubundi ntabwo tubakeneye, mukatureka twigumira mu mahoro yacu. Mama wa Alpha ati noneho ugeze naho ushaka kunyirukana mu nzu yanjye wansanzemo, uri kunyita umukozi, nyamara ahubwo umukozi yari wowe. Urundi ruhande rero Jessica ndetse na Alpha bahana gahunda yo gutembera maze nyine bakajya ku nkombe z'ikiyaga. Baragenda rero maze nyine bakajya kuba bafata akayaga. Jessica rero abwira Alpha ati numvise yuko Yannick ari hafi kugaruka. Alpha ati yego rwose, ariko se hari ikibazo cyaba kibirimo? Naho Jessica ati nyine ndi kwibaza ukuntu papa azabyakira, kubera yuko rwose njyewe ndumva ntashaka kuzabana nawe, ndagukunda kandi nawe urankunda, ndifuza ko rero twakomezanya. Alpha amubwira ati njyewe ndumva nta kibazo na kimwe kirimo, njye nawe turakundana, ubwo ibindi nyine reka dutegereze uko bizagenda. Bahita rero bakomeza bigendera nyine bifataniye agatoki, maze Alpha akaba arongeye aramuteruye aramwirukankanye, ibintu rwose Jessica yakundaga cyane. Arongera rero agahita atangira kumwenyura, maze rwose bya bitekerezo bibi yatangiye gutekereza byose bigahita biyoyoka. Umunsi wakurikiye rero papa wa Jessica aramuhamagara
maze akamubwira ko ashaka ko baganira. Jessica rero aragenda maze akimwicara imbere. Umwami rero ari nawe papa wa Jessica aramubwira ati mukobwa wanjye mwiza rero nifuzaga ko rwose tuganira. Ejo ngo wa musore nyine mukundana Yannick azava muri Amerika yari yaragiye kwiga. Iwabo rero bakoze ikirori cyo kugira ngo rwose bazamwakire. Ndifuza ko rero nawe wazaba ukirimo maze rwose ukajya kumwakira. Jessica rero abwira papa we ati rwose mubyeyi umbabarire ntabwo ari ukuvuguruza, ariko nyine ndatekereza ko Yannick azaza akumbuye umuryango we cyane, yari amaze igihe kinini atari mu rugo, ndatekereza ko rero ndamutse ngiye namurangaza rwose maze ntabone ukuntu yishimana n'umuryango we. Niyo mpamvu rero nifuzaga yuko namureka maze ejo akazaganira nyine n'abo mu muryango we, naho rero jyewe akazaba aza kundeba nyuma tukabonana. Papa we rero yitegereza uyu mukobwa we maze akabona ntiyishimye habe na gato, aramubwira ati none se mwana wanjye mbwiza ukuri, ubundi rwose witeguye kubana n'uriya musore? Naho Jessica ati rero rwose papa, kubera ko wamumpitiyemo nyine ntabwo nagusuzugura, ngomba kuzabana nawe. Jessica rero amara kuvugana na papa we maze agasubira mu cyumba. Aha rero aragenda akicara maze agatangira kurira, aba yibaza ukuntu azitwara muri ibi bintu bikamuyobera. Aratekereza rero maze rwose akumva agomba kubwiza papa we ukuri nyine, akamubwira ukuntu ibintu byose bimeze. Arongera rero akagaruka maze akamusanga aho yari yicaye. Aramubwira ati rero papa, reka rwose nkubwize ukuri kose, ni ukuri ntabwo nifuza kubana na Yannick. Yannick ntabwo ari umusore mwiza kuri njyewe. Yannick kandi ntitwumvikana, nta kintu na kimwe tuziranyeho, ntabwo tujya tuvugana. Gusa ahubwo jyewe nkunda umuvandimwe we Alpha, ndamukunda cyane. Naho rero papa we ahita amubwira ati noneho rwose ishyano riraguye neza neza. Mwana wanjye rero rwose ndakumva cyane, ariko mu by'ukuri ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka. Namaze guha isezerano papa we ko rwose umukobwa wanjye azabana n'umuhungu we w'imfura. Ibyo kandi nabimubwiye kera rwose mutaranavuka. Ubwo rero urumva ko ntakwivuguruza, nta mwami rwose ujya wivuguruza, icyo navuze kiba ari icyo. Ikindi kandi rwose mwana wanjye, biramutse bihindutse twaba twishe umuco wacu. Jessica rero yumva ko nyine papa we adakeneye guhindura ibitekerezo, maze akongera nyine akagenda akajya mu cyumba. Aragenda n'ubundi akicara maze akarira koko. Papa we rero amusangayo, agasanga umwana yarize amaso yatukuye. Aramubaza ati none se rwose mwana wanjye nkora iki, mbigenze nte? Ariko rwose ntabwo byoroshye. Naho rero Jessica n'ubundi nyine uba udashaka gusebya papa we ndetse no kumuvuguruza, n'ubundi aramubwira ati rero papa, nta kundi nyine reka mbyemere maze nzabane na Yannick, ahari yenda tuzagenda tumenyerana buhoro buhoro. Mu by'ukuri ariko abakozi ibi kugira ngo nyine ye kubabaza papa we, dore ko nta na mama we abagira, aba yararezwe na papa we kuva akiri mutoya. Ba barinzi ba Jessica rero nabo baba bari hanze bari kuganira. Uyu w'umukobwa bari kubwira uyu w'umusore ati ndibaza rwose ibintu bigiye kuba ku gikomangomakazi. Jessica rwose yari amaze guhuza cyane na Alpha, barakundana mu buryo bugaragara ndetse rwose bari bamaze kumenyerana, urukundo rwabo rwari rugeze kure. None niba Yannick agiye kugaruka biragenda bite? Ikigaragara cyo rwose igikomangomakazi kigiye guhura n'ibibazo. Uyu w'umusore rero nawe ahita abwira uyu mukobwa ati kandi rwose mba mbona Alpha ari umuhungu mwiza, ni umuhungu mwiza ku mubiri ndetse no ku mutima, agira umutima mwiza cyane uriya musore, aritonda. Ikindi kandi ubona nyine ko agira n'ikinyabupfura. Ikindi akunda Jessica cyane.
uriya musore nawe rwose agiye kubababarira. Urukundo rw'aba bombi rwose ndifuza kumenya iherezo ryarwo. Umunsi rero wo kuza kwa Yannick uragera, imyiteguro iba ari yose. Mama rero wa Rufa yigira mu gikoni ari kwitegurira nyine amafunguro. Mama wa Yannick amusangayo maze agahita amubwira ati none se uri gutegura ibyo kwakiriza umuhungu wanjye ugiye kuza? Mwitegure rwose kuko ni umuntu ukomeye. Umuhungu wanjye ubu rwose niwe uzasimbura umwami. Ndeba ariko nyitegereza, reba rwose umugore uciriritse nkanjye ngiye kuzaba umwamikazi. Ndeba nyine igihe nzaba nicaye rwose mu mwanya w'umwamikazi, urabona bizaba bimeze bite? Mama wa Rufa rero aricecekera maze nyine akareka mama wa Yannick agakomeza akavuga. Mama wa Yannick rero ahita amubwira ati ahubwo njyewe aho kugira ngo mbe ndaha ndi guteka, rwose nakugira inama yo kujya mu cyumba cyawe maze ukagenda ukarira amarira yose akagushiramo. Gusa nyine nukenera umushwari uze kumpamagara ndayikuzanira. Ariko rwose urababaje, tekereza ukuntu ibintu byose ubu ngubu rwose ugiye kubibura ubireba. Reka ahubwo nigendere njye gukomeza nitegerereze umuhungu wanjye, ngaho ukomeza nyine wicwa n'imyotsi uteke. Amara gusohoka rero mu gikoni maze mama wa Rufa agahita atangira kwibwira ati ariko rwose mba numva bimbabaje ukuntu noneho uyu mugore ari jye namwinjije mu nzu yanjye bikarangira ntwaye umugabo, ibintu byose byari by'umwana wanjye nabyo byose akaba agiye kubitwara. Mama wa Rufa rero ahita atangira kwibuka ukuntu ibi bintu byose byagenze, akibuka maze ukuntu uyu mama wa Yannick yaje muri iyi nzu bwa mbere. Byose rero bijya gutangira, mama wa Arufa yari atarabyara nyine Arufa, ariko yashakanye na papa we. Ava rero ku kazi maze yagera ku nzira agasanga nyine uyu mukobwa arahahagaze. Mama wa Yannick nyine nawe yari akiri umukobwa mutoya, asanga rero ahagaze afite akantu k'agafuka ubona rwose byamucanze kandi buba butangiye kwira, aba ari mu masaha y'ijoro. Mama wa Rufa rero arahagarara maze akabwira nyine uyu mukobwa ati none se umeze ute, kubera iki uhagaze hano? Naho rero uyu mukobwa nyine uba warabaye mama ya Yannick ahita amubwira ati ndashaka nyine akazi, gusa nabuze ahantu na hamwe rwose nagakura, none rero inzara iranyishe, nagira ngo rwose niba hari ikintu ufite ujye kumfungurira. Naho rero mama wa Rufa ahita abwira uyu mukobwa ati ariko se gute rwose uba uri gufunguza kandi ufite amaboko n'amaguru ndetse rwose uri muzima umeze neza nta kibazo ufite? Uyu mama wa Yannick rero ahita abwira mama wa Rufa ati nyine impamvu ndi gufunguza urabona nta kazi mfite ndi kugashaka, ariko nyine mu gihe ntarakabona inzara rwose iri hafi kunyica. Mama rero wa Rufa ahita abwira uyu mukobwa ati none se ubundi nta bavandimwe ugira cyangwa abandi bantu uba muri famiye? Naho rero uyu mukobwa ahita abwira nyine mama wa Rufa ati nta muntu n'umwe ngira, ndi imfubyi, natakaje ababyeyi kera rwose nkiri muto, nta muntu rero n'umwe ngira. Naho rero mama wa Rufa ati none se uba hehe? Uyu mukobwa ati mba mu kizu kituzuye kiba hariya hirya nyine kitabamo abantu, nirwa nshaka ibyo kurya nijoro ngatahayo. Mama wa Rufa ahita agira impuhwe maze agahita amubwira ati ngwino tugende mu rugo, jya mu modoka tugende. Uyu mukobwa abanza no gutinya gukandagira mu modoka nyine ya mama wa Rufa kubera ukuntu aba ari imodoka nziza nyine ihenze, ubwoba buramwica agatinya kujyamo. Mama wa Rufa ahita amubwira ati ko ndi ufite ubwoba se, uratekereza ko ngiye kukujyana mu bapfumu kugutangamo igitambo? Humura rwose ndi umuntu w'Imana, ntabwo ibyo bintu nabikora, ngwino ahubwo tugende maze ndebe icyo njya kuguha. Baragenda rero maze bakagera mu rugo. Uyu mukobwa yitegereza nyine iyi nzu ukuntu hano hantu haba ari heza cyane. Mama wa Rufa rero ariko nyine ubwo Arufa ndetse na Yannick baba bataravuka, aba bose nyine baba bakimeze nk'abakobwa, ariko nyine mama wa Rufa we nyine aba afite umugabo. Mama wa Rufa rero ahita agenda akamuzanira amafunguro maze rwose uyu mukobwa agafungura.
amubwira rero ko nta kibazo rwose ashobora kurara hano. Uyu mukobwa rero arara hano, maze mu masaha y'ijoro mama wa Rufa abwira nyine umugabo we ati sheri rero ndashaka kugusaba ikintu gikomeye, hari umukobwa rwose nazanye muri runo rugo, ndifuza ko twamuha akazi ko mu rugo maze akaguma hano kuko ntabwo afite aho kuba. Naho rero uyu mugabo we aramubwira ati ariko rwose njyewe ndumva atari uko dukwiye kumufasha, niba akeneye ubufasha nyine wakamuhaye ibyo kurya cyangwa ukamuha amafaranga ariko akagenda ntagume muri uru rugo. Naho mama wa Rufa ati hoya rwose reka tumufashe, ndabona akeneye ubufasha maze agume hano. Umugabo we aramubwira ati gusa rwose njyewe ndumva atari igitekerezo cyiza, atari ko rwose umugore nkunda kubera ko aribyo ushaka ntabwo rwose nakubabaza, nta kibazo nagume hano. Mama wa Rufa rero arishima maze akajya kubwira nyine uyu mukobwa ko rwose agomba kuzigumira hano akajya yikorera akazi ko mu rugo. Uyu mukobwa rero aguma aha akahakora nyine igihe kirekire. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro, ajya rero gufungura urugi, aba yumvise umuntu akomanga akajya gufungura, ahita asanga rero ari papa wa Rufa, gusa nyine aba yasinze. Papa wa Rufa rero ava mu modoka maze agahita atangira gufata uyu mukobwa, amufata amwiyegereza akamusomagura. Uyu mukobwa akajya amubwira ati ni njyewe wa mukozi wanyu. Naho rero papa wa Rufa ahita amubwira ati oya nta kibazo, uri mwiza cyane rwose. Agakomeza rero akamukurura, aramukurura maze akamujyana mu cyumba cy'uyu mukobwa nyine, bikarangira baryamanye. Bararyama rero maze bagasinzira. Naho mama wa Rufa we abona nyine umugabo we yatinze kuza, maze akabyuka agiye kureba nyine hanze. Arabyuka rero agahita abona mu cyumba cy'uyu mukobwa ntabwo hafunze, agenda agiye kumufungira, maze agahita abona umugabo we ndetse n'uyu mukobwa baryamye mu cyumba rwose nta kibazo bifitiye. Uyu mukobwa akimubona rero ahita ahaguruka yihuta. Naho rero umugabo we nawe agahita abyuka ati utubabarire rwose ku byabaye. Mama wa Rufa ahita abwira uyu mukobwa atumva nkubwire, ntabwo rwose nari nzi ko ari icyo uzanyitura, naguhaye icumbi hano none dore ukuntu utangiye kunyangiriza, hita ufata ibintu byawe byose maze ugende, singushaka hano. Papa wa Rufa rero ahita abwira mama wa Rufa ati hoya ntabwo nta hantu na hamwe ari buke, ntabwo yansiga kubera yuko amakosa n'ingene yamukoresheje. Niba rero ushaka kumwirukana twirukanane twese tujyane kubera ko amakosa twayakoranye. Agomba rwose kuguma hano, ni mu rugo rwanjye, nta n'impamvu kandi zo kumwirukana. Nuko rero kandi mama Yanike yagumye hano. Nyuma rero y'iminsi mike mama Yanike yaje gusanga atwite. Yagiye rero kubibwira papa nyine wa ba Rufa ati ndatwite. Uyu mugabo yarishimye dore ko nyine mama wa Rufa we rwose yari ataratwita. Yarishimye cyane rero maze nyine amubwira ko nawe agiye kuba umugore we wa kabiri kandi akaguma hano. Hashize nk'ikindi cyumweru rero mama wa Rufa nawe yiyumvise nyine ukuntu kudasanzwe, ajya kwa muganga maze bamupimye nawe basanga aratwite. Nawe rero yaraje abibwira nyine papa wa Rufa ati ndatwite, nawe nyine arishima cyane. Gusa nyine birumvikana uyu Yanike yavutse arusha icyumweru kimwe gusa Arufa. Birumvikana ko ari umwana nyine wari umwana w'imfura, niwe kandi wari umwana mukuru. Ni nayo mpamvu rero ibintu byose nyine byagiye ari we rwose ubigiriramo amahirwe kubera ko nyine ari we wavutse bwa mbere. Mama wa Rufa rero nanone ahita yibuka nyine ukuntu papa wa Rufa yabicaje maze nyine akababwira yuko Yanike agiye kujya kwiga hanze. Mama wa Rufa yahise amubaza ati kubera iki ari we wenyine ugiye kwiga hanze, nizere ko rwose agomba kuzajyana n'umuhungu wanjye kuko rwose ni abahanga. Naho rero papa wa Rufa ahita abwira mama wa Rufa ati oya ntabwo byashoboka kubera ko nyine Yanike ari we mwana w'imfura, niwe ugomba kugenda. Naho rero Arufa agomba kuzagenda nyuma, ntabwo byashoboka ko bagendera rimwe kandi nyine umwana w'imfura agomba kuba nyine ari we uhabwa byose bwa mbere.
Uwo munsi rero mama wa Rufa yahise abaza papa wa Rufa ati ariko kubera iki ibintu byose rwose bihabwa Yannick, ni ukubera iki? Dore rwose ni nawe nyine wahaye kuzabana n'igikomangomakazi. Papa wa Rufa rero yahise abwira mama wa Rufa ati ntabwo ariko nabigizemo uruhare, kubera yuko umwami nyine twari twaravuganye kera ko umuhungu wanjye w'imfura ari we nyine agomba kuzashyingira umukobwa we. None se koko Yannick si we mfura yanjye? Urumva se hari icyo nari kubihinduraho? Nta na kimwe rwose. Nanone kandi mama wa Rufa yibuka nyine umunsi baherekeza Yannick agiye kujya kwiga hanze, ukuntu yagiye kubasezera maze akagenda akongorera Rufa ati urabeho usigare neza muhombyi, njyewe ngiye kwigira hanze nzagaruka nyine ngutwara byose. Uyu munsi nyine Arufa yararakaye maze ahita amukubita ingumi mu nda. Yannick aba yikubise hasi, mama we rero yaraje n'ubundi ashaka kurwana ariko baramufata. Agiye rero gusezera na mama wa Rufa nawe ni nk'uko nyine yaramwongoreye ati ninjye muzungura w'ibyaha byose kandi ninjye nzaba umwami w'ahazaza, sigarana n'uyu muhungu wawe w'umuhombyi. Mbese buri gihe yababwiraga utugambo nyine turi bubakomeretse. Ibi byose rero mama wa Rufa yari ari kubitekereza ari kubyibuka, maze ahita avuga ati ariko rwose n'ubundi byambayeho byose ninjye nabyizaniye, kuko uriya mukobwa ninjye namwinjije muri uru rugo bwa mbere, reka rwose antware byose. Amasaha rero yo kuza kwa Yannick aba yegereje, bose rero baragenda maze bakicara muri salo. Mama we rero aba afite stress rwose, ababona nyine umuhungu we yatinze, aba ari kujya azenguruka muri salo yose ati umuhungu wanjye yatinze. Ajya kumva amahoni aravuze, asohoka yiruka we na papa we maze bakajya kwakira nyine Yannick. Arufa rero nawe arahaguruka ngo ajye kwakira Yannick, maze mama agahita amubaza ati urajya hehe? Arufa ati mukuru wanjye nyine araje ngomba kujya kumwakira. Naho mama ahita amubwira ati ariko rwose muhungu wanjye wabura ubwenge, umuntu uje kugutwara ibyawe byose none ngo ugiye kumwakira. Naho Arufa ati ariko rero uko byagenda kose ni mukuru wanjye, ikindi kandi hashize imyaka myinshi rwose tutabonana, sinibaza yuko yaba nawe agifite iyo nzika, ndumva rwose ibyo byararangiye ari byo hashize. Mama ati utarenga aha ngaha. Bahita rero binjira, mama nyine wa Yannick aba yishimye cyane ari kugenda abyina ati umuhungu wanjye mwamubonye, ati ariko rwose ndi umunyamahirwe kuba narashatse uyu mugabo ndetse nkanabyara uyu muhungu wanjye. Yannick rero ajya gusuhuza Arufa maze agahita amwongorera ati umuzungura wa byose yagarutse, umwami w'ahazaza nagarutse wambonye. Naho Arufa ahita amubwira ati nanjye rwose nari ngukumbuye, amusubiza nyine ibiterekeranye kuko aba yumva amagambo uyu musore ari kumubwira, maze agashaka kumwumvisha ko we rwose nta mutima mubi afite. Yannick rero yongera agatambuka maze akajya gusuhuza mama wa Arufa, ahita amwongorera nawe ati ufite ubwoba se ko ngarutse maze nkabatwara byose mwari mwarasigaye mwinezezamo? Mama wa Arufa aramwihorera kuko rwose ababona nta kintu yamusubiza. Naho rero mama wa Yannick ahita amubwira ati kuramo rwose ibi bikoti bishyushye kuko hano hameze neza, bagatangira nyine gutwara ibivarize bye babijyana mu cyumba. Ahita amubwira ati ni karibu ku meza twaguteguriye ya mafunguro wari umaze imyaka 5 yose utabona. Bajya ku meza rero, maze Yannick akaba yicaye mu ntebe isanzwe yicarwamo na mama wa Arufa. Mama wa Arufa rero amubwira ati mpagurukira mu ntebe gira vuba. Naho mama Yannick ati haguruka sheri, iyo ntebe rwose yivemo, ibyo se byakubabaza? Tekereza ko ari kukubwira ngo mpagurukire mu ntebe kandi ibintu byose biri muri iyi nzu ndetse n'iyi nzu byose ni ibyawe, harabura igihe gito maze bikajya mu maboko yawe. Ngaho ihagurukire rwose wicarira ahandi. Yicara ahandi rero maze nyine bagatangira gufata amafunguro. Mama we rero bari kumubwira ati fata amafunguro yose kuko ndabona warananutse, inzara yarakwishe kandi ntabwo ugomba kuzashakana n'igikomangomakazi ukimeze gutya.
ugomba kurya nyine ukazana umubiri ukamera neza cyane. Naho rero mama wa Rufa ahita amubwira nyine ariko mucamo imigani ati ahubwo ndabona wazamushakira umuntu wize iby'imirire maze akabigufashamo, niwe rwose watuma agarura kabiri. Yannick rero ubusanzwe rwose agira ikinyabupfura gike ahita atangira kubwira mama wa Rufa ati urashaka ko n'ubundi nkubahuka se, cyangwa wagize ngo kubera ko nagiye hanze narabyibagiwe ndacyari wa wundi rwose. Naho mama wa Rufa ati nta kibazo n'ubundi nyubahuka ko ari ibisanzwe byawe se, kuva ukiri umwana muto rwose ntabwo wigeze unyubaha, uretse ko nta n'undi n'umwe wigeze wubaha, ngaho n'ubundi rwose bikore. Papa rero w'aba basore abwira nyine Yannick ati ariko se wacishije makeya koko ibintu bikagenda neza ko ari bukigera hano. Naho Yannick ati iyo ushaka ko ibintu bigenda neza abangaba ntabwo uba wabazanye hano kuri aya meza kunyakira, mba naje maze ngasanga bose baragiye nta n'umwe usigaye aha. Papa rero wa Barufa ati ceceka, gerageza rwose ugire icyubahiro, ntabwo ufite uburenganzira bwo kugena abagenda n'abaguma hano. Uyu ni umuryango wanjye, nta burenganzira rero ufite rwose bwo kugira abo wirukana nabo urekera aha. Naho rero Arufa ahita abwira papa we ati papa ati rwose singuciye intege, ariko ndabona wararuhiye ubusa, amafaranga yose wishyuye bajya kwiga hanze nta cyahindutse, aracyari wa wundi rwose, nta kintu na kimwe yahindutseho. Ahita yihagurukira rero maze mama we nawe agahita ahaguruka bakagenda bari kwisekera bibyinira bati dore rwose abantu bakoreye ubusa bakishyura amafaranga agahishyi, ariko nyamara uwo bishyuriye akaba agarutse ari wa wundi nta kintu yahindutse. Abantu bose rero bamara kujya kuryama maze mama wa Yannick agasanga Yannick mu cyumba. Yannick rero ahita amubaza ati ariko se mama mbabarira umbwize ukuri, buriya igikomangomakazi Jessica ntiyagombaga kuza kunyakira kubera iki rwose ntamusanze hano, njye numvaga namwiteguye nzi ko rwose ndi buhamusange. Naho rero mama ahita amubwira ati nyine impamvu ataje ni ibikugaragarira ko rwose umuvandimwe wawe yamugiye mu matwi maze akamukubwiraho ibintu bibi akamukwangisha. Ndabizi rwose ibyo bintu ndi kukubwira ijana ku rindi. Yannick rero ahita amubwira ati ejo rero nzajya kumureba maze tuvugane, gusa ntuhangayike nagarutse ibintu byose ndaje mbishyire ku murongo. Ku rundi ruhande rero Arufa nawe na mama we baba bari mu cyumba. Mama we rero abwira Arufa atumva nkubwire mwana wanjye, dore rwose n'ubundi Jessica murakundana, aragukunda nawe uramukunda, reka rwose dutegure kujya kumusaba ababyeyi be maze mubane. Ndashaka ko rwose umwambura Yannick kandi bikiri mu maguru mashya. Naho rero Arufa ahita abwira mama we ati ariko mama ibyo bintu rwose nakubwiye ko bitashoboka, Jessica ndamukunda kandi ndamwubaha, ntabwo rero yewe najya kumushaka kugira ngo nkunde mbabaze umuvandimwe wanjye, ikindi kandi ntabwo rwose namushyiraho imbaraga. Niba nkunda kandi nyine akaba ari igihe yahisemo bizagenda neza kandi binyure mu nzira za nyazo. Ngewe ibintu byanjye byose mbitegurana ubwenge, nta guhubuka rwose kugomba kuzamo. Umwanzuro rwose uri mu biganza bya Jessica, nahitamo ngewe ubwo ni amahoro, ariko nahitamo n'umuvandimwe wanjye nzamureka rwose abane n'uwo ashaka. Buracya rero maze Yannick akajya kureba Jessica aramubaza ati kubera iki rwose utaje kunyakira kandi nari niteguye ko ndi bugusange mu rugo. Naho Jessica ati natekerezaga ko hari abantu benshi bari baje kukwakira, nifuje ko rero nabaha rugari maze mukiganirira njye nawe tukazaba tubonana nyuma twitonze. Yannick rero ahita amubwira ati nari ngukumbuye rwose kandi wabaye mwiza cyane kurusha uko nagusize, umbabarire kandi kuba rwose naragiye tutabonanye nuko nyine wari wambwiye ko utari kuboneka. Jessica ati ariko nategereje ko wanampamagara muri iyo myaka 5 yose maze ndaheba. Yannick ati sinigeze nguhamagara kuko nari bwize ndi kwiga, numvaga rero nawe rwose nta mpamvu yo kukudehanja kuko nyine nari nzi kuri wanjye kandi untegereje nzaza nkagusanga. Jessica ati ariko burya
kominikasiyo rwose niyo ikomeza urukundo n'iyo abantu baba batari kumwe, nyamara rwose guceceka ntacyo byongera, ahubwo rwose hari icyo byangiza mu rukundo. Yannick rero ahita amubwira ati ibyo tubyihorere, gusa noneho naje, ubu ngubu tugomba guhita dutangira imyiteguro y'ubukwe rwose byihuse. Jessica ati kubera iki tugomba kubyihutisha? Ngiye numvaga rwose twakabaye duhana igihe maze tukabanza tukamenyana, kubera ko njye nawe ntabwo tuziranye. Naho Yannick ati ariko mu bigaragara tumaranye rwose igihe kinini, ahubwo nyine niba ari ukumenyana n'ubundi imyaka y'ubuzima bwacu tuzaba tubana, tuzagenda tumenyana rero buhoro buhoro. Yannick rero yitegereza neza Jessica mu maso, maze akabona uyu mukobwa rwose arijimye, ntiyigeze anamwenyura kuva babonana, mbese akabona ntabwo amwishimiye habe na gato. Ahita amubaza ati mbwira, habaye iki ko mbona rwose wagira ngo ntabwo nyishimiye? Jessica rero ahita amubwira ati ndumva rwose ntiteguye guhita nkora ubukwe, maze agahita anabwira Yannick ati mbabarire rwose ndumva ntagikomeje kuganira, ndumva rwose ntameze neza. Ahita rero yigendera maze akajya mu cyumba cye, Yannick agasigara ahagaze wenyine. Yannick rero arataha maze akabwira mama we ati rwose ntakubeshye, ntabwo Jessica akinkunda habe na gatoya, uriya mukobwa ntabwo ambona rwose nk'umuntu uzaba umugabo we w'ahazaza. Naho mama we ahita amubwira ati narakubwiye, uko kose wamubonye nyine ni ukubera Alpha niwe wamushyizemo imitima mibi. Ndashaka rero rwose kwishyiramo imbaraga maze uriya mukobwa ukamwigarurira. Ntabwo Alpha agomba kumugutwara kubera ko yaba agutwaye ingoma, kandi ni wowe ugomba kuzaba umwami. Ntureke rero rwose Alpha agutwara ibyawe byose, birwaneho maze ubyigarurire. Yannick rero ahita agenda maze akinjira mu cyumba cya Alpha. Alpha ati ariko rwose narabikubwiye ko kwiga hanze ntacyo byakumariye, nta kinyabupfura ugira habe namba, urinjira mu cyumba cyanjye utanakomanze. Naho rero Yannick ati mbwira ibintu wamubwiye, ni ibihe binyoma wagiye kumubwira? Na Alpha ati uravuga nde? Yannick ati ndavuga umukunzi wanjye Jessica. Kubera iki rwose wagiye kumubwira ibinyoma none akaba ari kundeba nabi? Ni ibiki waba waramubwiye? Alpha ati ariko urumva ibyo bindeba koko? Wagiye mugakemura ibibazo mufite niba mubifite, njyewe urambaza iki? Niba mukundana se si namwe mugomba gukemura ibibazo byanyu? Njyewe urabinzanamo kubera iki? Naho rero Yannick ahita atangira kumubwira ati humura rwose ntabwo yakwemera, ntabwo yahitamo umuhungu udafite ikintu azamumarira ngo areke jyewe navuye kwiga hanze mfite amafaranga, mbese meze neza cyane, ntabwo yandeka rwose. Ikindi kandi ugomba kumenya ko nyine Jessica ari uwanjye, nta wundi muntu ugomba kumukoraho. Naho rero Alpha ati niba nyine wizeye ko ari uwawe, sinibaza ikintu nyine waba uri kumbaza. Ati gusa ikibazo ni uko nawe mu mutima wawe ubizi neza ko rwose atari wowe yahisemo. Naho Yannick ati ushatse kuvuga iki? Alpha ati ni njyewe nyine ashaka kandi ni njye yahisemo, ubwo rero rwose genda wihanagure. Alpha rero ahita yigendera maze Yannick agasigara ari gukubita ingumi ku gikuta kubera umujinya aba afite. Ku rundi ruhande rero umwami ahamagara Jessica maze akamubwira ati mukobwa wanjye, numvise ko ejo wa musore w'inshuti yawe yaje kukureba hano. Naho rero Jessica ati yego. Umwami rero ahita amubwira ati ni byiza rwose mukobwa wanjye. Hanyuma rero ubu rwose imyiteguro y'ubukwe yahise itangira akimara kuza, tugomba kwitegura maze ubukwe bukaba vuba hashoboka. Jessica ati mubyeyi mwiza ndakwinginze mbabarira rwose maze ibi bintu tubigenze gake. Umwami ahita amubaza ati kubera iki umukobwa wanjye? Naho Jessica ati nk'uko rwose nabikubwiye papa wanjye, ntabwo uriya musore tuziranye neza, wagira ngo nyine turi nk'abantu bahuye bigendera, nta kintu na kimwe muziho nawe kandi nuko. Ndifuza ko rero twafata igihe maze tukabanza tukamenyana. Papa we ati nkurebye mu maso ndabona wagira ngo ibyo wambwiye rwose ntabwo byarangiye, ntumbwire ko ugitekereza kandi kuri Alpha. Ndakwinginze mukobwa wanjye rwose tekereza neza, kubera yuko ni umuco w'igihugu cyacu.
igikomangomakazi cyagombaga gushyingirwa kikivuka. Bamara gukura rero we n'uwo musore bakabana, nta kintu na kimwe cyagombaga kubihindura. N'ubu rero niko bimeze, ugomba kuzabana na Yannick kandi rwose humura, muzagera aho mukundane, nta kintu na kimwe kigomba kubihindura, ni uko nyine bigomba kugenda. Umwami ati rwose mukobwa wanjye, uriya musore muhanagure mu bitekerezo byawe, ugomba gushakana na Yannick nyine, nta wundi ugomba kukugira umugore. Naho rero Jessica ahita ahaguruka maze nyine akajya mu cyumba, aragenda akicara ku gitanda cye maze akarira koko, akarira umwanya munini cyane. Aba ari gutekereza ati ni gute koko ngiye kubana n'uriya musore ntigeze nkunda habe n'akantu na gatoya, nyamara rwose ngiwe nkunda Alpha, maze bikaba bitagishobotse yuko rwose ari we tubana. Ndicuza impamvu navukiye mu muryango rwose w'abami, ahari nza kuvuka ndi umuntu usanzwe, nta kintu cyari kubangamira urukundo rwanjye. Ariko dore ubu rwose ndaha ndi kurira, nyamara ndabizi neza yuko ubu ngubu na Alpha aho ari adatekanye, nubwo ntacyo aramenya ku byerekeye ibyo bari kumbwira. Wa murinzi rero wa Jessica w'umukobwa amusanga mu cyumba maze akamubaza impamvu ari kurira. Jessica nyine akamubwira ko papa we yamubwiye ko agomba kubana na Yannick uko byagenda kose. Uyu mukobwa rero aramubwira ati ariko rwose narakubwiye nyine ko rwose ibintu mwari murimo byagombaga kuzabababaza byanze bikunze. Nta yandi mahitamo ufite rero uretse ayo kubana na Yannick, kubera ko ntabwo ugomba kwirebaho wenyine, ugomba kureba kuri papa wawe. Umwami ntabwo yakwisubira ku ijambo yavuze, waba umushebeje muri rubanda. Ikindi kandi nyine nawe uri igikomangomakazi, ugomba nyine kwiga kuba umuntu uzaba umwamikazi mu minsi izaza. Ni ukuvuga ko nyine ugomba kwiga gufata ibyemezo utirebyeho gusa, ahubwo nyine urebye no ku baturage bose uyoboye, ndetse ukanareba nyine kuri rubanda bose. Niyo mpamvu rero utagomba nyine kureba ibigushimisha gusa. Bityo rero tangira rwose wishyiremo ko ugomba kubana na Yannick, ibagirwa Alpha kuko no mu ntangiriro nyine nawe wari ubizi ko bizagorana. Hashira iminsi rero maze umwami agahamagaza nyine iyi famiye ya Yannick kugira ngo baze nyine baganire. Baraza rero bose maze nyine bakicara muri salo, ndetse na Jessica abahari. Batangira kuganira bavugana nyine iby'imyiteguro y'ubukwe, maze umwami akabaza Jessica ati mukobwa wanjye uriteguye rwose gukora ubukwe ndetse na Yannick? Jessica rero ahita yibuka nyine ukuntu wa murinzi we yamubwiye ati uramenye rwose utazababaza papa wawe, yakwicwa n'agahinda kandi waba umusebeje uramutse utabanye na Yannick. Jessica rero ahita avuga ati yego rwose papa, nditeguye rwose ko tugomba gukora ubukwe. Alpha rero wari witeguye rwose ko Jessica ari kuvuga ko atiteguye, ahita atungurwa maze agahita ahaguruka akitegereza Jessica. Ahita rero anahaguruka maze agasohoka hanze. Jessica rero nawe arahaguruka maze akamusangayo. Alpha gusa nta jambo na rimwe aba afite ryo kuvugisha Jessica, gusa aramubwira ati ariko se ibintu uvuze wari wabitekerejeho? Nibyo koko uriteguye gukora ubukwe na Yannick? Jessica ati yego nditeguye rwose kandi nta n'ikintu kimwe kizabihindura. Alpha rero ahita ataha kuko rwose ababona nta kintu cyo kuvuga afite. Arataha maze yagera mu rugo akagenda akajya mu cyumba cye, noneho agahinda karamwica. Ntabwo biba bikiri nka bya bindi yajyaga yihagararaho, arababara maze agatangira kwibaza rwose igihe cyose bamaranye na Jessica amubwira ko amukunda, ndetse rwose amubwira ko ari we mahitamo ye, nyamara akaba yemereye imbere y'ababyeyi ko yiteguye gukora ubukwe na Yannick. Biramunanira rero kwihangana maze akongera agasubira iwabo wa Jessica. Aragenda rero akavuga nyine ko amushaka, baramuhamagara maze Jessica akaza. Yannick aramubwira
abwira Jessica ati ikintu kinzanye ni kimwe, nari nje kukubaza ikibazo kimwe gusa ubundi ukinsubize mpite nigendera. Jessica nyine uba wikarumye ahita amubwira ati nta kibazo kimbaze. Arufa aramubaza ati waba warigeze unkunda n'umunsi n'umwe? Naho Jessica ati hoya rwose sinigeze ngukunda, naragukoresheje nyine kugira ngo unyokipe kugeza igihe umugabo wanjye azagarukira, naho urukundo rwo rwose ntabwo nigeze ngukunda, byari ukugira ngo nyine umfashe kugira ngo igihe cyihute kuko numvaga nyine mfite irungu, ntabwo rero nigeze ngukunda. Arufa ahita amubwira ati warakoze cyane rwose gukina n'amarangamutima yanjye, ahita ahindukira maze agahita yigendera. Jessica rero aragenda akajya mu cyumba maze akigerayo ahita arira akaboroga nk'umwana. Arufa nawe aragenda maze akajya mu cyumba cye akaryama mu buriri maze amarira agatangira gushoka kuko ntabwo aba akibujije rwose kurira. Jessica rero ararira koko maze wa murinzi we akongera akagaruka asanga Jessica ari kurira cyane ati mbwira bigenze bite? Naho Jessica ati ntakubeshye ndumva agahinda kenda kunturitsa umutima, ntabwo wakumva amagambo maze kubwira Arufa, tekereza ko mubwiye ko ntigeze mukunda, nyamara ndamukunda cyane rwose, ndumva ahubwo nenda nko gusara, sinumva ukuntu ntazongera kubonana na Arufa ukundi. Naho rero uyu murinzi ahita amubwira ati umwanzuro nyine wawufashe kandi hagarara kigabo rwose, ihangane nyine nta kundi bigomba kugenda. Yannick rero atangira rwose kujya yitegereza Arufa maze akabona Arufa ntabwo akivuga, nyamara rwose yari umusore usabana, ariko kubera agahinda aba asigaye yigunga akicara ahantu ha wenyine nta jambo na rimwe avuze. Nyamara nawe rwose aba abona ko Jessica atamukunda habe na gatoya kubera yuko ntaba ajya amuvugisha amwishimiye. Yannick rero asanga mama we maze akamubwira ati rwose mama ibi bintu ndabona bitazavamo habe na gatoya, Jessica ntabwo ankunda, Jessica rwose akunda Arufa kandi n'ibintu bigaragara, njyewe rero ndabona ibi bintu ngiye kubivamo, ntabwo nabana n'umuntu utankunda kandi mbizi. Naho mama we ahita amubwira ati ceceka afunga umunwa ntihagire n'umuntu n'umwe ukumva, ibyo kugukunda cyangwa kutagukunda ntabwo mbyitayeho, icyo ndeba ni kimwe nuko nyine ugomba kuzasimbura umwami ku ngoma, ibyo bintu rero ntabwo ugomba kubihomba uko byagenda kose. Ikindi kandi uriya mukobwa ntabwo rwose ashobora kukwanga kubera ko nyine aramutse abwiye papa we ko mutazashakana yahita amuca, niko nyine umuco uvuga, yahita amwirukana ibwami ndetse rwose akamunyaga ibintu byose. Ubwo rero humura mugomba kubana byanze bikunze, wowe rero wirebwe ku by'urukundo n'ubundi urukundo ntacyo rumaze, ahubwo wowe irebere nyine ku hazaza hawe, irebere ku nyungu ufite muri uriya muryango. Naho rero Yannick ahita amubwira ati ariko rwose mama nifite undi mukobwa twakundanaga, sinibaza impamvu rero nzabana n'uwo ntakunda kandi nifite undi twakundanaga muri Amerika ndetse rwose twifitaniye n'ahazaza. Mama we ati ceceka, uwo mukobwa mwaba mufitanye ahazaza yaba ari umukobwa nyabaki? Ni uwuhe mukobwa waba aruta ubwami uzabona ko ibintu byose bizaba ari ibyawe numara kuba umwami? Sinshaka kongera kumva ayo magambo ava mu kanwa kawe, ikintu cyonyine nshaka kumva ni ukumbwira ko rwose witeguye gukora igishoboka cyose kugira ngo Jessica abe umugore wawe. Naho rero Arufa we rwose ntabwo aba akirya ntaba akivuga. Mama we rero amusanga muri salo aba yicaye maze akamubwira ati muhungu wanjye ndabona rwose agahinda kagiye kukwica neza neza, ariko ubundi kukunda cyane Jessica kubera kitazongera ugafata umwanya maze ukajya kumuvugisha ku nshuro ya nyuma. Arufa ati hoya rwose namuhaye uburenganzira bwe, niba yarahisemo umuvandimwe wanjye ntampitemo ni uburenganzira bwe nyine kandi ngomba kubaha icyemezo cye. Burya rwose iyo ukunda umuntu wubaha n'amahitamo ye, niba ari ngombwa ko agenda ngomba kumureka maze akagenda, gusa avuga ibi ngibi agahita yongera maze amarira agashoka. Mama we rero aramufata maze akamuhobera ati ihangane rwose muhungu wanjye, sinigeze nifuza kuzakubona ubabaye bigeze aha. Yannick rero
akomeza kwitegereza ibintu rwose ukuntu bimeze, maze agafata umwanzuro wo kujya kuvugana na Jessica. Agira rero maze akabwira Jessica ati rwose ndifuza ko noneho tuvugana kandi umbabarire unyisanzureho. Naho Jessica ati urifuza kumenya iki? Yannick rero aramubwira ati mbwiza ukuri rwose, ese koko nibyo ukunda umuvandimwe wanjye, ukunda Alpha cyane? Naho rero Jessica ati yego rwose ndamukunda cyane, ariko nyine kubera yuko ari isezerano ry'uko ngomba kubana nawe, niyo mpamvu tugomba gukora ubukwe byanze bikunze. Yannick ati gute se wabana n'umuntu udakunda ubuzima bwawe bwose? Kubera iki se ubundi ibi bintu utabibwira papa wawe? Naho Jessica ati papa wanjye rwose ntabwo yabyumva. Twigeze kubiganiraho maze rwose ambwira yuko ngomba kubana nawe kuko ariryo sezerano yahaye papa wawe. Yannick rero ahita amubwira ati ariko rwose nanjye nifitiye umukobwa dukundana, namusize muri Amerika kandi rwose mba numva ariwe twakabaye tubana. Reka rero rwose nkwereke, reka ibi bintu nzakwereka uko nzabikemura. Jessica rero amubaza ati uratekereza uzabikemura ute? Naho Yannick ati byihorere bindekere, nzabikemura kandi neza cyane. Yannick rero arataha maze yagera mu rugo agahamagara umwami akamubwira ko rwose yifuza kuzavugana nawe ndetse na famiye ye, na famiye nyine ya Yannick. Umwami rero arabimwemerera maze rwose bagahana umunsi bazahura. Famiye rero ya Yannick yose iraza maze nyine bakahurira iwabo wa Jessica. Bicara muri salo rero maze Yannick agahaguruka ati rwose mwami, nagira ngo mbabwire impamvu nifuje rwose kuvugana namwe, mumbabarire kuba rwose naratumije inama kandi nta burenganzira mbifitiye, ariko ndabashimiye kuba mwarampaye rwose uyu mwanya. Ikintu rero rwose nagira ngo mbabwire mu byubahiro mbagomba, nagira ngo mbabwire ko rwose ntagikeneye gukora ubukwe ndetse na Jessica. Ngewe mfite umukunzi wanjye nkunda kandi cyane, nifuza ko tuzakora ubukwe. Jessica rero ntabwo rwose mukunda, sinifuza rero kuzabana n'umugore ntakunda ubuzima bwanjye bwose. Ibyo kandi nabikoze kugira ngo rwose ntazangiza ubuzima bwe cyangwa nkangiza ubuzima bwanjye. Atangira kuvuga atya rero maze Jessica agatangira kumwenyura. Umwami ati ariko se uri kubyumva ibintu uri kuvuga? Waba uzi neza yuko ubwo rwose uri kwikura ku bwami? Waba uzi yuko ari wowe bari kuzansimbura ku ngoma, none ukaba uri kubyikuraho? Naho rero Yannick ati ndabizi byose rwose, ariko nanone ndumva rwose nifuza ibyishimo mu buzima bwanjye, ntabwo rero nabyiyambura ngo mbane n'umuntu ntakunda kubera amafaranga ndetse n'icyubahiro. Mama rero wa Yannick we nyine ukaba yasaze, ari kwigaragura hasi ati umwana wanjye yasaze, ahari ubanza rwose bamuroze, ntabwo ari muzima. Ndatekereza ko atari kubivuga abishaka, ni mu mubabarire rwose, ashobora kuba hari ikibazo yagize. Mama wa Alpha we rero aba ari guseka yishimye ati hoya rwose Yannick ari muzima ndabizi neza, maze agahita amuhamagara ati rata umuhungu wanjye, ibintu uri kuvuga ntiwabitekerejeho? Yannick ati nabitekerejeho rwose kandi mwakoze kunyumva. Ahita rero yisohokera maze Jessica nawe ahita ahaguruka akamukurikira, aragenda akamusanga hanze maze agahita amuhobera ati urakoze cyane, urakoze cyane rwose, ndagushimiye. Yannick ati ndakwifuriza amahirwe masa. Alpha rero we rwose ataha ibyishimo ari byose, maze bagera mu rugo agasanga Yannick mu cyumba cye. Yannick aba akimubona ati ndagira ngo rero nkubwire yuko ibyo nakoze ntabikoze rwose kubera wowe, nabikoze kubera njyewe. Naho rero Alpha ahita amubwira ati yego rwose ndabizi, gusa ntibimbujije ko nyine ngukunda kandi cyane nk'umuvandimwe wanjye. Yannick rero nawe ahita aza yiruka maze agahita ahobera Alpha ati uri umuvandimwe wanjye rwose,
kandi ntabwo nakomeza gukora ibintu bikubangamiye, turi amaraso amwe, sinumva impamvu tugomba guhora rwose duhanganye. Jessica aragukunda kandi narabimenye neza, kandi nawe uramukunda, ntabwo rero rwose ngomba kwivanga mu rukundo rwanyu, nimugende mwikundanire kandi rwose mbifurije imigisha n'amahirwe. Jessica rero ajya mu cyumba cye ibyishimo ari byose, wa murinzi w'inshuti ye rero ahita aza kumureba, maze Jessica akamubwira ati ndishimye, ndumva ndi hafi gusakuza kubera ibyishimo. Naho rero uyu murinzi aramubaza atari ko hari ikintu cyantunguye, ni gute papa wawe bamubwiye ibintu nka biriya, maze rwose bakamubwira yuko utagikoze ubukwe na Yannick, ndetse rwose bakanamubwira yuko ukunda cyane Alpha, nyamara akaba atigeze agira amahane. Nari nzi ko njyewe yahita ahinduka intare neza neza, ariko yatuje, wagira ngo nta n'ikintu byamubwiye. Naho Jessica ahita abwira uyu murinzi aterega rwose papa wanjye nari narigeze kubimubwiraho, ikindi kandi mbere yo kuba umwami, papa wanjye ni papa wanjye nyine, byanze bikunze nawe rwose ibyishimo byanjye nibyo aba yifuza mbere y'ibindi bintu byose. Simpamya ko rero ataranejejwe rwose nuko noneho ngiye kuzashakana n'umusore w'inzozi zanjye, ahubwo se tukivuga ibyo, ubu ngubu Alpha aracyankunda, ndibaza rwose niba atarabivuyemo. Uyu murinzi ahita amubwira ati ahubwo kugira ngo ube uhagaze aha uri kubyibaza, wakabaye ugenda maze ukajya kubyirebera niba koko akigukunda. Jessica rero ahita asohoka yiruka, atiriwe rwose abitekerezaho kabiri, maze akajya kureba Alpha. Aba akigerayo rero, maze Alpha agahita ava mu nzu yihuta, araza agahita amuhobera akamuterura. Jessica aramubaza ati none se uracyankunda? Naho Alpha ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, gute se nareka kugukunda kandi rwose ari wowe buzima bwanjye, ahubwo ubu nari meze rwose nk'umuntu utakiriho igihe utari uri uwanjye. Ubu rero rwose ndongeye kandi niyumvise nk'umugabo, ndagukunda cyane. Umwami rero atumiza Jessica ndetse na Alpha, baraza rero bakamwitaba, maze akababaza niba koko bakundana kandi biteguye kubana akaramata. Bose rero bamubwira ko rwose bakundana kandi cyane. Umwami rero ababwira ati mbahaye umugisha abana banjye, ubwo rero rwose batangire bategure ubukwe bwanyu kandi ndabishimiye. Ibyo rubanda ruzavuga ntacyo bimbwiye, icyangombwa nyine ni ibyishimo byanyu. Ku rundi ruhande rero papa wa ba Alpha nawe rwose aricara, maze agatekereza ko yahemukiye umugore we kandi cyane. Ajya kumureba rero maze akamwicaza akamusaba imbabazi, aramubwira ati umbabarire ku byabaye byose, umbabarire rwose kuba narakuzaniyeho undi mugore, ndetse umbabarire kuba ntarigeze njya ku ruhande rwawe na rimwe. Igihe cyose nahoraga ngushyira ku ruhande ndetse nkagushinja amakosa, narakubabaje ndabizi, ariko ndakwinginze umbabarire. Ahita rero ahamagara Yannick ndetse akanahamagara mama we, agahamagara na Alpha, bose bakaza, maze agasaba imbabazi mama wa Alpha, bose bumva. Mama wa Yannick rero nawe ahita apfukama hasi, maze akabwira mama wa Alpha ati ndakwinginze nanjye umbabarire rwose, narikunze cyane, maze sinibuka kugira ngo nze muri iyi nzu ari neza wangiriye, ahubwo ngutwara ibyo wari ufite byose. Ndakwinginze rwose mbabarira, kandi sinzongera kugutesha umutwe ukundi. Yannick rero nawe asaba imbabazi aba babyeyi aho ahantu hose aba ataritwaye neza, maze bose bakababarirana. Barahaguruka rero maze bagahoberana, bakiyemeza ko rwose bagiye kubana muri uru rugo kandi bose bakabana amahoro masa. Yannick rero kandi ababwira ko nyine agomba gusubira muri Amerika, maze akaba ariho ajya gushaka akazi, ndetse rwose agasanga n'umukunzi we uba umutegereje. Aritegura rero, maze nyine umunsi ukagera bakamuherekeza, bose baba bamwishimiye, noneho rwose ibyishimo biba ari byose. Ahobera rero Alpha, maze akamubwira ati nzagukumbura, ariko nanone sinzatinda. Ikindi kandi
mu bukwe bwawe ngomba kuzaba mpari, ntabwo rwose nabura mu bukwe bwa murumuna wanjye. Aragenda rero maze bagasigara nyine imyiteguro y'ubukwe irimbanyije. Umunsi rero w'ubukwe nyirizina uragera, birumvikana nyine buba ari ubukwe bwahuruje abantu bose. Ubukwe bw'ibwami bwabaga ari ibintu rwose bikomeye, abantu bose babaga baje bakomeye mu gihugu. Buba ari ubukwe bwiza rero kandi rwose Jessica aba yishimye cyane, aba ari kugenda amwenyura bitandukanye n'ukuntu yajyaga aba ari kumwe na Yannick, kuko bwo rwose yabaga yijimye. Naho ubu ngubu aba anyuzamo maze akareba Alpha umuri iruhande, agahita amwongorera ati ibyishimo ni byose, ndashima Imana yaduhuje. Naho Yannick Alpha rero abwira Jessica ati uyu munsi ndishimye mu buzima bwanjye bwose, sinzigera nibagirwa iyi tariki habe na rimwe, kuko niho umunezero wanjye utangiye. Naho Jessica akamubwira ati nanjye rwose ibyishimo ni byose kandi ndagukunda cyane. Alpha nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.